kandi narabonye uba wimereye neza Mpita nkumbura iwacu bro. bose uba wimereye neza kambivanemo bidakomeza kugutera urukumbuzi. Oya nta birenze ariko bikumye umuntu bimushira muri modoto. Amaso yanjye aranyishe mwana uzi ukuntu nanze rinete kuva ndi umwana none ndi kubona ngiye kuzambara ngiye kuba amacoyine. none se ubundi utabeshe wowe ujya uryama bihagije? Mani waryama iki ku iyi si ari imitigito? Gahunda no kurwana n'isi n'umubiri na satani tu ukayahiga. ko wakagombye kujya uraryama ugasinzira umubiri ukirikavaringa. Umva cyahemi ngo vura isimbi aramvuza iki? Ngaho rero ubwo ni wo muti kandi ngenda ukuguha umuti ngo gute kuryama ugasinzira. mwana ntabwo ari cyo kibitera ngira ngo ni amareriji yayo. maso nayagira rerije si kandi gogo wambabarira koko. ni ukuri niko bimeze. amaso agira rerije. Ese Sande ko wacitse kuri WhatsApp kuri ntuza kuri TikTok byagenze? Sande simuheruka ndamubonye yimadika mwaho. ukuntu mba mukumbuye Ndamubonye ndaseka kandi narwo rurasetse. Umva wiseka cyangwa ugiye ku matiku iri hirya yo kwa Baskayita. Ibaze nabanje kugira ngo ni umutwe ubintera w'ibisuko ndogosha. ahubwo bagite nk'ubu nzamuye kutankandaho ubu nzamuye ngo nkore iki? Wazamuka abandi bana tuhoza se ukuntu wambagishije si we wubatse ibagiro nabagiwe mu bushize wagize ngo narabyibagiwe. ese niki cyabaye ko ntari mpari? Wagize dogiteri nakubu dogiteri aho andi naragushatse ngo umubusobanura. genda wigize veterineri wari dogiteri. ako Sande hari amakuru nakiriye nyuma yariya nahise mbyumva ko bibaho nyine. ngaho nsaba imbabazi kuri ka Galaxy cyangwa ubwiriwe mukobwa mukundana. ngeze ngusaba imbabazi ngewe ndasembuye. ngaho ubwiriwe mukobwa mukundana mpe Galaxy ndahita nkubabare. ndasembuye nako ngo niwe ugukunda we ntabwo birakuzamo. ufite ubwenge bwinshi ubu ariko ari washora uraje ndakubujije. ntabwo wambanga birenze biriya ngaho nyihera akamanigana ukuntu wowe wazanye zeru wayisubijeyo se. wazanye iki se ngo wazanye iki ngo tugu ndeba uyu muntu followinze icyo nshaka yewe dusabima. aha abonye ibya following n'abamfollowinze bari kumfollowing ahari ari kukwikundira. simbi bite meze bo uzi ko nsigaye mpostinga rega uzi ko ejo kuri pano yanjye batanze intare na universe harvest nkuri ntabwo kimbona ariko nsigaye mba ndi kuri TikTok buri gihe mba ndi ku yanjye cyangwa ku ya Keza. kutampamagara ndaguhamagara suraza mwana narwaye maso aranyishe. ugiye kwishingira umutekamutwe ibintu warwaye iki?
amaso nkujyane kwa muganga. nanjyana so uracyanyikoza TikTok urayihunga na WhatsApp ugahita uyihunga. Oya TikTok rega nuko ntazi aho uri uburi ariko ntabwo mpasi ubuse ntitwari kwa Keza siho twiriwe kwere. ese Kitoko Abe Sande muraziranye? ya siduturanye se ni bro wanjye rero. Dore ko mu veterineri wigeze Ngazwime neza. Turaturanye neza. Kanze mwereke. Iyi mbwa ngo ni Nsabi ndayizi. Agasuzuguro gasigaye kararurenze. Kwacina raeshi. yewe Ubu uyu muntu akeneye ko bamwubahara. Ivan dusimbuke kabisa niba ari Babaruka murekasi. Please calm down. Oya ubwo ndangije gusoma comment Yesu yarangije kunshikira. Okay, thank you. Thank you. yewe ariko abantu basigaye barariye iki kuri TikTok wan Aha. Ewe. Ko nta kundi tu. Aba bose ni abana ba Sande. ndarenga njyaye nkabona ahita njya kwifungisha. Kandi umuntu yagutse nabi. Hehe Yarambwiye ngo ndakabana nawe icyumweru. cyakoze yaraguhameje. Uri eha. Wowe yaraguhameje kuko nagukubita ku buryo wibagirwa aho utaha. Nago wankubita ahubwo ubwenge bwawe bura ikirayi kiboze iyo kigumye mu bindi cyanduza n'ibindi. aha usikaye vugira mu migani. Ese cyagiye ujya i Musanze wahasanze icyo washakaga? ubwo wagiye kwa muganga mwana? Urugendo rwanjye rw'i Musanze ntago rwagenze neza ariko bibaho mu buzima for money. chance na curse. Pastor uri kuvuga ngo iki Pastor? Nsabe we aje gusuza mu izina rya Yesu. Ngiye nandi kukwibariza Godfather, ni gute ashobora gusebya abakozi b'Imana agasebya abantu bose? Ngiye ndibaza ku munsi w'ejo ibintu yankoreye ejo. Godfather ndabizi harimo abantu hano barakurikiye. Ubwo tuzasubira rero niba mugiye gusenga reka njye mbe ngiye. Sande amen. Ntabwo nshaka kwifatanya n'amasengesho y'uyu mugoroba kabisa batazavuga ngo nanjye nsengera aha ngaha. Urumva ni hatari, ni birebire. Niba ari birebire ariko reka bijye birebire ahandi kabisa. Njye nsenga kuwa gatandatu njye ndi umudive. Nyihera impamvu z'uko byagenze. Ngaho paseri nakomeze, ndumva mufite gahunda yo gusenga. Wewe mbwira impamvu z'uko byagenze. Ariko Deo na wajumba barako. Ese niba mufite gahunda yo gusenga urangira gusenga ntabishaka. Kunyihanisha agasuzuguro nubahutse nde mw'abantu. Ngo hari ahantu mwari muri sinza hariho ntiyasobanuye ngo usuzugura abantu bari bahari. Basarashaka iki? Nose narabasuzuguye ngirane ntatsobanure situation uko imeze. Ngaho sobanura muvande. Umva zamure uwo muhungu wa Ivan. Muzamure yenda wasanga afite ishingiro. Yes, muzamure. Kanze muzamure kuko yanaketse ko wasuzuguye kandi utasuzuguye. Kubera ko wenda yaba afite amakuru. Ni nabwo bwa mbere mbonye umuntu akubaho kabiri seri. Pastor video ntabwo yari ngombwa rega. Taza kuvuga nka Godfather ejo ngo banza ndi ku yewe Pastor.
pasiteri. ndakumva nsabi we. Uri pasiteri ariko biragusaba kwitwararika dore wadusuye. Nsabi we buriya njyewe Umva nkubwire. ndakumva nsabi. Kanze manze numve Ivan ngo byagenze gute? Ivan VJ Ivan ese ubu nk'umuntu uforowinze Ivan amuforowinze ngo uzamutware Ega abantu ba hano baba bihuta. Ivan bari kumuhamagara nta nitaba wowe uhise umuforowinga ariko sha muri abahanga gusa. erega Deona hano haza abantu bahubutse bwa mbere, abandi babimenyereye, abandi batazi ibyo ari byo, abandi mbega iyi mihanda ibaho abana be. Pasiteri niyo nafata ruswa sinafata iy'akarabo nkandaho ibintu biremereye. Bari kugicecekesha. basigaye babifite. Sande bari kumucecekesha. Pasiteri ariko mwana niceceka atamakara ruswa ubu gitangiye kumva ngo uyu ari gushaka attention mureke mu mano aracyandika kandi ari hejuru. Ivan kanze nongere. Ivan byagenze bite? Wowe wangu forowinze umujyana hahe sohoka byare nanjye ko aricyo nibaza yemi. None se reka nze mbabaze. Ivan rero mwana wa mama ntago nshaka gutukana kandi umenya mbizi, ntabwo nshaka kuvuga nabi kandi umenya mbizi. Ese usha umva nkubwire, mbabara ndakwinginze please bivugana n'uyu, kubera ko uyu mwana w'umuhungu ni ubwa mbere aje kuri TikTok, ni level 0 abeg ndakwinginze level 0 koko, none se nta nubwo ari mukugisha ngo bimukundire, umugaruriye kure. noya nambabariraga. wowe niba uri pasiteri nyakuri, ibintu byo kuvuga nabi no ya ntabwo ndi kuvuga nabi. oya umva nawe rero ntabwo ndi kuvuga ntabwo uri kuvuga nabi ariko urukumva nabi. niba ndumva nabi ahubwo reka ncace ku mugani wawe. ejo nshobora kubona aje mu iteraniro ngo dufata ati pastor ati chamana. Ariko pastor wari wasakara inzu ndende nta rwego ufite se? none urashaka gufata umuntu w'umusani ukamugira urwego ngo ugere ku nzu yawe usakara? oya ntabwo ngewe buriya ntabwo. ngaho mbwira filime ebyiri Nsabe yakinnye dore niho turi. Nsabe yakinnye yakinnye arihuta cyane ariko niko bavuga ubutumwa baba bashaka ko abakirisu bakizwa ijuru ritaragaruka, Yesu ataragaruka buriya aba yahuranya ngo arebe ko hari uwabatizwa.